Imbeho urayibona ukora imvura yaraseze ibihe byabaye ibindi dore wirirwa batubwira ngo ibihe byarahindutse ngo hasigaye hashyushye tukabihakana ese buriya hariya muri Cote d'Ivoire naho imvura iragwa naho imvura yararengeje ubundi imvura iragwa igahagarara mu kwezi kwa kangahe ku buryo haba hashyushye ubu ngubu ariko imvura cyakomeza kugwa kandi wabonye ko ari mu karere hose biduha isomo kabisa nabona ibintu byarahindutse ibihe ugereranyije na mbere ubundi iki gihe imvura yabaga yarahagaze kijya bari kera ndiko tukiri abana mu kwezi kwa kabiri habaga hari akavumbi ku ishuri ahubwo dutegereje imvura mu kwa gatatu mu kwa kane none dore turize tugera mu kwezi kwa kabiri imvura ikigwa ko hano masanze abantu benshi hano turi mu kazi kandi urabizi ni kenshi kagomba gukorwa uno mwaka turimo turakora amashusho y'indirimbo y'uwitwa Dudi ni umuhungu watsinze hangahiga kera nkiri mu bushinjacyaha ntaragenda bivuze ngo aza kugenda biracumbagira ariko akomeza guhanyanyaza ubu rero ubwo twagarutse iyo wasezeranye n'umuntu ikintu ukagira imana ukamushyigikira mu bikorwa uragikora ubu rero turakomeje na Dudi kugira ngo nawe ajye ahagaragara undi muhanzi nzi mucyugiye kuza muri Yebo yabo undi muhanzi wabatanzemo bose nuko ahubwo byari byahagaze bamwe bamucaho imfura muri hangahiga nawe tugiye kumubona rero nawe mugiye kumubona rwose ndi kubona hano hari ifatwa ry'amashusho n'ubundi riri kuba ry'uno muhanzi birateganya ryari ko indirimbo izasohoka ryari ese kuvuga ngo nibigenda neza uyu munsi imvura ntidutabe mu nama igihe amashusho karararangiye mu bisi 3 indirimbo yabisohotse kandi munazirikana yuko ubwo Dodino muri 2014 na 2013 wibuka yuko no mwaka 2019 tuvuyemo tubitse abandi bahanzi bari batiza hangahe nabo bazaza ariko ntabwo ndaguhera kuri abo ngabo imfura yabigihari nawe urabyumva ariko nabo nibigenda neza muri no misi tuzabikora bigaragara ko umaze iminsi bibanda kuri gakondo cyane muri hangahiga nuza umwihariko yari gakondo beriki kubera ko gakondo nitwe gakondo nicyo kituranga ni kimwe mu bigize umuco wacu bitavuze yuko tugomba kurwanya iby'ahandi bitavuze yuko tutagomba no gukora iby'ahandi ariko gakondo ni igomba kubanza ni igomba kuba nimero ya mbere noneho n'ibindi bikaza tukanabivangavanga yewe rimwe na rimwe tukanajya n'ahandi koko ariko ntitujya ahandi ngo tubigirwe iby'iwacu ngira ngo niyo ndirimbo nayo iraza kuba iri mu njyana yacu abahungu batsinze abonye ko none muri gakondo twibanda kuri bimwe ariko batsinze ndumva bazatujyana ahandi murahishiye umucanje mwiza bazatujyana ahandi ariko ahandi mu Rwanda ntabwo bazatujyana ahandi nyuma y'igihugu no mu rundi rurimi ariko rwo mu Rwanda abantu banyarwanda bakunda kuvuga ngo abanyarwanda ngo bavuga ururimi rumwe nibyo tuvuga ururimi muri rusange ariko burya harimo uduce tugenda tuvuga izindi ndimi ibyo nabyo tukagenda tukabikozaho n'abantu b'ahandi bakabimenya yego hari mbona mu Rwanda bisa nkaho indirimbo gakondo zisa nkaho ziri gukendera ugereranyije na mbere ubona bidahabwa agaciro n'ijambo cyane tugomba rero twebwe tugomba kubikora twebwe abanyarwanda muri rusange ariko by'umwihariko twebwe abahanzi ngira ngo niba dukomeje kuziririmba tukazibyina abanyamakuru nabo bakazikina ntabwo bizatugora kuko umunyarwanda ahita abyiyumvamo kuko niwo muco we nibwo buzima bwe niko yavutse ukoma amashyi gutya umwana w'umukobwa gafite imyaka 3 kagatega amaboko ntaho yabyize kubera ko hari aho yabibonye haba kuri televiziyo cyangwa se umujyanye mu bukwe akabona itorero ribyina agahita avuga ati ese burya iwacu ni kuri abambara iwacu ni kuri ababyina iwacu nguko twebwe tugomba kubanza kubisubiza agaciro kabo ntabwo ari abanyamahanga bazabidukorera ahubwo abanyamahanga bazatureba nibona tutabyitayeho kandi ari byiza babitwara kandi byarabaye dukora ayo marushanwa za hangahiga dukora amakonseri dukora amafestivale dukora ibintu byose bishobora kubihisha agaciro twebwe tugomba kubanza kubikora nta no kuvuga ngo minisiteri ngo yadatereranye nta no kuvuga ngo twebwe ubwacu twakoze iki kugira ngo abandi babone aho bahera badufasha mu bigaragara bavuga ko igihangano kidasaza ariko mu bigaragara abahanzi nyarwanda bamaze igihe mu muziki baririmbye kuva kera indirimbo zabo
zabo ziraririmba mu makaraoke nijoro mu bisope ariko ugasanga abo bahanzi ntibaza ngo aribo babigiririmbira. Ibyo bintu niki cyakorwa kugira ngo bongere bagaruke mu ruhando muzika mu ruhando nyarwanda, bongere ewana noneho ku buryo abantu bongere bakababona bakagaragaza bya bihangano byabo n'ubundi nk'ibisanzwe. Urabivuze neza cyane uti ntibasaza cyangwa se ibihangano byabo ntibinasaza, yewe niyo byigendeye bigasigara. Njye na iki kintu nagitekerejeho ndavuga nti twakora iki kugira ngo indirimbo izo twita za karahanyuze, indirimbo zo twita igisope, abo bahanzi baziririmbye babona mu tubari nimugoroba hirya no hino bazicuranga, babona ku maradiyo hirya no hino bazicuranga, ariko wa mugani bo ntihagire ikintu bakora, ntihagire igitaramo bakora. Ndavuga nti twakora iki kugira ngo abo bahanzi basa n'abari baribagiranye bongere bagaruke. Ubwo rero uko twateguye icyo twise iserukiramuco ry'i Rwanda, iserukiramuco ry'i Rwanda rigomba kwita kuri abo bahanzi bavugaga, abo bahanzi ba kera Makanyaga, uwo Samputu, uwo Mabengi, uwo Mukurarinda n'abandi barahari, baracyahari. Hari abari mu mahanga ba Masabo bari mu mahanga iyo ngiyo, izo ndirimbo zabo abantu barazikina, abahoze bacuranga indirimbo z'impara barahari. None tuvuga izo ndirimbo za karahanyuze, izo ndirimbo za kera, izo ndirimbo zacuranzwe imbona nkubone live, ntabwo zigeze zicurangwa playback. Twakora iki kugira ngo ko bigaragara ko abanyarwanda uyu munsi bakizikunze bagaruke nabo bataramire abanyarwanda? Abantu bari bageranye uyu munsi ushobora kugira ngo Mavenge ntawe ukiba muri kino gihugu, ushobora kugira ngo Tuyisenge ntawe ukiba muri kino gihugu, Rafiki ntawe ukiba muri kino gihugu, Senderi ntawe ukiba muri kino gihugu. Abo bantu rero urumva ko bafite umwihariko w'umuziki wabo, navuga w'umwimerere nyarwanda, kuko banaririmba izi ndirimbo zacu za gakondo bakazishyira mu byuma bya ruzungu, bagira umuziki wacu wa rumba nyarwanda, bakagira injyarwa nyarwanda. Abanyarwanda twese dukunda, abangana nanjye twarerewemo twakuriyemo. Ubwo rero twaravuze tuti uwakora ibitaramo by'umwihariko by'abantu, ariko tugashyiramo n'amatorero, ntabwo kuri serukiramuco nyarwanda ngo wibagirwe amatorero. Noneho tukavangavanga ibyo bintu, amatorero na ibicurangisho gakondo ntitubyibagirwe, imiduri, inanga, iningiri nabo bakazamo, tukabivangavanga ku buryo noneho tugira iserukiramuco twakwita ko bifite ibihangano bifite imizi mu mico. Nk'uko rero tuzabikora guhera mu mpera z'ukwa karindwi n'ukwezi kose kwa munani mu masitade yose, ntabwo ari yose, hirya no hino mu gihugu. Tuzajya Nyagatare, tuzajya Ngoma, tuzajya Rusizi, tuzajya Huye, Rubavu na Musanze. Aho ngaho baratwemereye, amasitade turayafite, abahanzi bamwe twaravuganye, Byumvuhore twaravuganye remeye, Samputu twaravuganye remeye, ngiye kuvugana n'abandi kuko nagiye ndondora mu mazina bafite za management, ubwo nibo nzavugana nabo. Ari amatorero twamaze kuvugana nayo azajyamo, kugira ngo noneho iki kintu cyo kuvuga ngo ibihangano byacu nyarwanda by'umwimerere nyarwanda, umuziki wacu wa karahanyuze, wa mugani ko uhari ukunzwe uririmbwa n'abandi, wumvwa ku maradiyo, ba nyirawo bawukine kandi bagira icyo bakuramo. Mu bigaragara wenda reka tuvuga mu rurimi rw'amahanga, ni festival yiswe iserukiramuco ry'u Rwanda. Hajyaga haba n'amafestivale arimo abandi bahanzi, ariko nanone ubona ko ari abo bisa n'umutandukanyirizo ku bantu bazitabira. Urabyivugiye, uravuze uti hajyaga ibitaramo, hajyaga amafestivale, ubona harimo ari abubu, masaba ati abubu nyine bazagumana ibyabo, kuko nabo ni byiza, bafite nabo babikorera. Ariko hari n'ibyo ngibyo uvuga nyine bikumva n'abanyarwanda. Igisope kirakundwa, karahanyuze zirakundwa, ariko ntabwo zigomba gukomeza gucurangirwa mu tubari aho abaturage hirya no hino mu gihugu batakandagira, aho abaturage bahendwa. Twiyemeje ko ibyo bitaramo tugomba kubisangisha abaturage hirya no hino mu gihugu, kandi ntibigomba kujya munsi y'amafaranga y'igihumbi, nta nubwo bigomba kurenza amafaranga 2,000. Ni ukuvuga ngo amafaranga make
abaturage tubabwire hakiri kare bitegure n'amatariki tuzatangaze bashakishe bayabike bidagadurane n'abo bahanzi babo bakajya banagamo igiciro bakabika dore tubivuze mu kwa mbere nako mu kwa kabiri ibintu bizaba mu kwezi kwa karindwi n'ukwa munani ninde uzaba utarabona amafaranga igihumbi n'ibihumbi bibiri ntabwo tuzigera turenze ayo mafaranga donc ibitaramo bireke kubera gusa mu mujyi wa Kigali bijye n'ahandi mu gihugu kandi ibitaramo bireke guhenda kandi dukine indirimbo z'iwacu ibyo bintu uko ari bitatu ni ukuvuga ngo niba ibyo bintu tubikoze abaturage bidagaduye ntibahenzwe n'abahanzi bagize icyo bavanamo gifatika ni ngicyo aho iryo serukiramuco rizaba ritandukaniye n'andi mafestivale wa mugana wavuze ati ahubwo kuko abo nabo bafite amarapu yabo bafite amazuku yabo bafite hip hop zabo bafite R&B bafite abajene baririmba kandi baririmba byiza ariko natwe dusubira muri abantu bari mu za bukuru imyaka 50-60 bagicuranga kandi bakunzwe nabo bagire ibintu byabo kandi bishingiye ku ndirimbo nakoze kuvuga za gakondo zacu ku ndirimbo z'umuco nyarwanda niza handi ariko zifite akantu k'umwihariko wa Kinyarwanda rumba nyarwanda ibaho injyana y'Abanyarwanda zibaho uzuza kubitamo igisupusupu aherekeje abo bakuru be bizagenda bite n'umuriro kuko nkuko bivuze bigaragara nkaho ushyira cyane imbaraga mu muziki gakondo cyane cyane none ukibanda kuri ba baturage bari hirya cyane ese mbona nkaho urabikora muri management z'ibano mu Rwanda ariko ugasanga usa nk'ubyifashe ngo erega mu Kinyarwanda ejo twaza tuganira nyine n'abaro hari tuvuga tuti abazungu baza abanyarwanda bari bazi Imana yakwenda batazi Yesu yaje mu nyuma nicyo mbivuge nuko iryo jambo Imana ifashisha nitugaragaze ni ibihe bikorwa twabashije gukora noneho niba dukeneye inkunga niba dukeneye abadufasha tubereke nabo twakoze ibi mu mbaraga zashize nyaboneka ni mudufasha none se niba nk'ubu ngubu aho hose twavuze baratwemereye dufite amastade kwinjira ari igihumbi abaturage maze amezi 3 mbibabwiye bazaza ibintu abantu 10,000 cyangwa 20 muri stade nta kintu ubonamo nta kintu wumvamo wa mugane nta kintu wumvamo ashobora kuvuga ati aha ahantu hari abantu 10,000 ushobora kujya gucuruza amazi reka mbe ntanze inkunga undi ataha ati natuzamo simukadi zanjye reka mbe ntanze inkunga cyangwa se nacuruzamo byeri yanjye reka ntange inkunga tumaze dukore tugaragaze tujye duhora tureka kwiramata ntibadufasha ntibagera gute ahubwo turakora nyaboneka nimudufasha Imana ifasha uwifashije abantu bamaze iminsi banyandikira bampa message abahanzi bakizamuka benshi cyane bakeneye ubufasha kuri wowe nanjye ubundi ufasha umuhanzi umeze mfasha umuhanzi nk'uko twabivuze nkuriya Dodi ababera urugero uza dufasha umuhanzi biciye mu marushanwa kubera ko benshi barandika bakabisaba hirya ho no hino mu gihugu naratangaje nuko n'abandi mu Faransa bandika bati duhere mu Rwanda tuzasubira mu Faransa wafata umwe se ukareka undi ushingiye kuki ariko nibica mu marushanwa wahangahe tuvuga tuti uwa mbere ubu twafashe babiri tuzadufata umwe cyangwa babiri ababaye babiri barinjira muri rebo twafashe nibura bizaba bisobanutse sinange uzaba wahisemo haba hari abajaji bagatanga amanota noneho icyo gihe nta uzava ngo wabereye cyangwa se bagomba kumfata ntibafashe nk'uko ubu tubikora bizajya bica mu marushanwa wahangahiga uyatsinze tumufashe kandi tugendeye kuri aya mabwiriza yacu gakondo tukayishyira imbere cyane n'ibindi ariko gakondo cyane utazi gakondo we nta nubwo azajyamo rwose ibyo ngibyo byo tubyumvikaneho dusoza kuri festival noneho abantu bitega mu bahanzi bashasha kanguhe reka rero tunabyita niko bimeze bitege indirimbo zakarahanyuze bitege amatorero bitege ibintu byose bishingiye ku ndirimbo z'umuco nyarwanda zaba ari iza gakondo zivanze n'izahandi zaba ari ibicurangisho gakondo zaba ari umuduru uvanze na gitari zaba ari itorero n'abo bahanzi bakuru n'akarangizo byacu ibyo bisope byacu ba nyirabyo abenshi baracyahari nibyo ngibyo bitega ubwo rero n'abajene nabo bazaza kureberaho kandi banitega aho tugiye amatorero yaho urubyiruko rwaho nabo bazitoramo umwe babiri bazajya bafungura ibyo bitaramo ntabwo tuba tujya gucurangira ngo tuve tudahaye amahirwe n'abaho ngaho babyitege rwose mu kwezi kwa 7 no kwa 8 ikintu cy'abanyarwanda
gushyigikira ibyo bintu byabo bitavuze ko badasanzwe babishyigikira n'ubundi barabishyigikira ariko noneho bave hasi. murakoze cyane. Murakoze. Reka tubashimire, mwumvise ko hari festival igiye kuba, navuga ko ari ubwa mbere igiye kuba mu Rwanda, yibanda cyane cyane kuri ba bantu cyangwa se abo nakita aba legend bamaze igihe kinini cyane mu muziki. Twiga turirimba indirimbo zabo muri karaoke, twiga turirimba indirimbo zabo mu bisope, ariko ugasanga bo ubwabo ntibari kugaragara ngo baririmbe izo ndirimbo zabo. Kuki waririmba indirimbo ye kandi ahari yayiririmbira? Muzaze mubarebe rero, ni festival tuzahera mu kwa karindwi. Reka turebe n'ubundi andi makuru tuzajya tuyamenyeshwa kugira ngo bigende neza cyane. Reka dushimire Alain Mukuru wamaze kuduha ikiganiro n'ubundi atubwira ku iserukiramuco ry'u Rwanda rigiye kuzaba muri uyu mwaka wa 2020 rizatangira mu kwezi kwa karindwi. Ariko nanone tubone no kubabwira amastade iyo festival izaberaho ndetse n'amatariki bizabera. Tuboneho no gushimira ku batwemerera amastade rwose, abayobozi bo muri utwo turere dutandukanye bagiye batwemerera amastade, turabashimiye cyane. Tuboneho no kubabwira rero amatariki ndetse n'izo stade izarizo. Turahera kuri stade ya Rusizi, ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi nibwo tuzahataramira. Hanyuma hakurikireho i Huye, ni ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munani tutaramire Huye, naho tuze ducinye umudiho. Ingoma dukurikizaho Ngoma ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani, naho tuze tuhataramire. Haze Nyagatare ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Hanyuma dukurikizeho Musanze ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani. Tuva Musanze twerekeza Rubavu ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani. Nyamuneka ntimuzabure, muzaze dutarame abahanzi b'aba legend mwabumvishe, harimo ba Lemuku, harimo ba Samputu n'abandi benshi cyane. Tuzagenda tubatangariza n'ubundi uko iminsi izajya igenda iza, muzajya mugenda mubabona. Hanyuma muze tubyine, buri muturage wese agomba kuza kwitabira. Mwajyaga mubabona rimwe na rimwe ku ma YouTube cyangwa ku ma televiziyo, ariko tugiye kubizanira cyane ko indirimbo zabo zajyaga ziririmbwa mu bisopo, ariko bo ntibaze ngo biririmbire. Muzaza mubabone rero, bababyinire za gitari zabo nziza na za mbyino zabo nziza. Ntimuzabure, iby'iwacu ntibikibagirane, wa mugani udora tuvuga ngo ibya kera byari byiza, n'ubu biracyari byiza, ntaho byigize bijya. Reka tuze dutaramane n'abo bahanzi rero, ibintu bizabe byiza cyane. Reka mbashimire, nshimire na Alain Muku waduhaye iki kiganiro, hanyuma ariko no kudutegurira iyi festival cyangwa se iri serukiramuco ry'u Rwanda rizagenda neza cyane n'ubundi uko iminsi izagenda iza. Mugire ibihe byiza.